umukobwa umwe witwa Nyirabarera aravuga ati ngewe rwose uyu musore dusambanye karindwi imbere y'ubuyobozi kandi pe kubeshya n'icyaha natunguwe nyene no kumva umuntu avuga ngo dusambanye karindwi ntarigeze mvugana nawe. Cyo gihe nafashe umupanga hari ku cyumweru nubwo ntibuka ngo yenda nijyari ngo ni itariki zingahe nafashe umupanga ndawuryaza. Uwo mukobwa witwa Nyirabarera yari yagiye mu isoko yari yagiye mu misa mbizi ko yagiye mu misa nzi n'inzira akunda gucamo ndavuga nti byanze bikunze uyu mukobwa ntabwo ari bunkire ndamwica nanjye cyo koze nzi ko ndapfa mpite nsezera basi birangire ariko ne kujya mubona mu maso yanjye cyangwa ngo we amboneho. Ninjiye mu rusengero bararirimba numva ngize umutima wo kumva ko bari bagumikwiye kunkingira naho hantu ko ariho hari umutekano ko ariho hari amahoro ariko ntibyazaga gushoboka nyine byararangiye turiga turataha ariko ngira umugambi wo kuzasubirayo. Maze kugira umugambi wo kuzasubiraho rero aho narindi nahuye n'urugamba rwitwa inzoga. Igihe kimwe ndetse umugabo umwe arambwira tumva rero buretse kureka inzoga dore ndataze uzaza kuyireka byibura turangije kunyingiye ariko nabyo ntibyazaga gushoboka uretse ko byageze igihe Imana ikora ikintu gitangaje. Iki ni nkivuga benshi abangabo b'igihinga ndi kuvuga barakizi. Umugabo yagize acya arahogera si ubwa mbere yarahogeye si n'ubwa kabiri si n'ubwa gatatu yarasongwa gukora ikintu cyo guhogera yarasongwa ari umuntu wenga inzoga amaze guhogera rero ari kuvuga ati ejo bundi tuzayinywaho izaba yahiye kandi mbikiye duwani yazanywa akayoga kanyuma. Bwakeye mu gitondo asanga mu muzinga nta kintu kirimo umuzinga wumye hasigayemo imbetezi bya bindi bahogeza amasaka mbese abese. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo nitwa Koranumwete Theophile ndashima Imana ko ikomeje kubana natwe no kuturinda tukaba turi amahoro izina rya rushimwe rihabwa icyubahiro. Uyu munsi wa none rero nkuko mubibona turi kumwe n'umushyitsi ndagira ngo mwakire noneho atwibwire namara kutwibwira dukomeze tuganira turabakiriye. Urakoze nitwa Bagaragaza Edouard abandi umwe mu baririmbyi bakorari Witsemba abandi hano kubwo kugira ngo mbaganirize mu ncamake iby'Imana yankoreye cyangwa se aho Imana yankuye ariko mbere y'ibyo twabanza tugasenga tukavuga no ku ijambo rito yari imfasha nkabona ngakomeza mvuga ku by'Imana yakoze. Bagaragaza Edouard abandi umwe mu baririmbyi bakorari Witsemba nkaba ndi hano kugira ngo mbabwire bimwe mu bitangaza Imana yankoreye ariko mbere yuko mbivugaho gatoya ndashaka kugira ngo manze nsenge Imana hanyuma nindangiza mvuga ijambo rimfasha mbone nkomeze mbivuga. Ubwo rero reka dusenge. Imana isumba byose mu izina rya Yesu turagushimye wabanye natwe mu byose byatambutse kandi wagire neza ubugingo bwacu ntago wakunze ko ibyari bitwugaje biduhitana ibyo turabigushimiye. Umwanya nk'uyu rero turakwinginze kugira ngo ureke hagati yacu ngewe n'uyu tugiye kuganira ntaba ari twahubwa icyubahiro cyawe kituzenguruke kandi abadutegera amatwi turasenze kugira ngo nabo bagirire neza kuko hari benshi bahuye n'ibibazo nk'ibyo twagiye duhura nabyo hari benshi bahuye n'urushyi nk'uko twagiye duhura nabwo ariko turakwinginze kugira ngo uboneke uri umutabazi muri bo bibere bityo kugira ngo uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu tubyambaje amen. Mu ncamake rero y'iri jambo tugiye gusoma ni ijambo riboneka muri Luka igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 78 hatubwira ngo kubw'umutima w'imbabazi z'Imana yacu nicyo kizatuma niwo uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru. Ku murongo ukurikiraho hakaba handitswe ngo ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Imana itugirire neza. Iri jambo ryaramfashije nkurikije ahantu Imana yankuye nkurikije ibintu nacagamo iri jambo ryaranyubatse ndatekereza ko nundi wese wabasha kuryumva ryabasha kumwubaka dore ko abantu barushye ari benshi kandi burya umuntu arushye
ashobora kubaho gutyo ntamenye ko ubwo burushyi abufite, akagira ngo niko isi yubakitse, kandi afite ahantu yahungira bikemera. Kubw'ibyo rero ndasaba umuntu wumvise iri jambo kugira ngo nawe yumve ko Imana ari umutabazi wabasha kumutabara mu bibazo yaba afite, mu ngwane yaba afite, mu ntambara yaba afite. Dore ko isi yacu dutuyemo ari ibibazo gusa, ari intambara gusa, ariko abantu benshi ntibajya babimenya, ahubwo bahugira muri ibyo, bakagira ngo niko isi yubatse, ariko ubundi haraho wahungira Imana ikabasha kukurengera, umwami atugiriye neza. Rero ndagira ngo ntangire mvuga ku kiganiro cyanjye mu buryo burashoboka cyangwa mu buryo uko turabibona, ariko ngiye gutangira mvuga ikiganiro cyanjye. Nabayeho rero mbana n'ababyeyi banjye, ndi mu muryango wemera, ufite imyemerere ya Kiliziya Gatolika. Igihe kimwe nari ndi mu rugo rero nkakunda kubaho ndi umuntu ukunze kunywa inzoga, dore ko twanazigiraga mu muryango wacu. Igihe kimwe ndi muhira nshatse kuryama, ariko umugoroba ngiye kumva numva imirindi ituruka hanze, nyumva pe n'amatwi yanjye, ntabwo nari nsinziriye, ntabwo nari ndi kurota. Numva ikubise urugi irinjira, numva iteye intambwe igeze naho nari ndyamye ku gitanda, numva ikintu gihise kiza kiramfata kinyicaraho n'imbaraga nyinshi. Ubwo ibyo kuvuga byahise birangira, sinongera kuba nabasha kugira icyo mvuga, ahubwo hasigaye havuga umutima ntabaza Imana. Ariko nubwo nayitabazaga ntabwo nari nyizi, nta nubwo nari nzi ko inabaho, yenda nari mfite imyizerere yenda yo mu idini runaka, ariko sinanitekerezaga ko habaho Imana ishobora byose, yakora ibitangaza. Ubundi nakurikinaga amakuru nkumva bavuga ngo ibi ni iby'abazungu banditse. Ubwo rero muri uko kugumya kuvuga ngo Imana Imana Imana, mu mutima yaje kunkorera igitangaza. Numva cya kintu kirandekuye, kiragiye kigenda, numva kirongera kirarenga, nsigara nibaza ibyambayeho, ndetse ndanabyuka ndavuga nti nari mfuye, ariko Imana irantabaye. Ubwo rero ibyo byararangiye, ntibyaciriye aho. Undi munsi byarabaye, hari indi minsi byagiye bibaho, nagirirwa ubuntu Imana yamfasha, naba ntari namenya ko naba ncyumva imirindi, ngahita mva ku gitanda ngahita niruka, naba mvuye ku gitanda nkagira umutekano. Ubwo rero ibyo nshobora kubivuga kugira ngo umuntu abyumve bikamugora, ariko ubu hari n'uwo byaba bibaho n'uyu munsi tuvugana. Ikindi gihe nanone bikongera bikaba gutyo, akaba igihe mpubutse no ku gitanda nkitura hasi, ariko kubera ko namaze kuba ku gitanda umutekano nkawugira, nkahaguruka ngakomeza, kitongeye kumfata. Yego. Ubwo rero naje kugira umugisha. Burya hari ukuntu Imana inashakisha umuntu, ikagumya ikamushaka, nubwo byagumye guca mu nzira ndende bikaba ibintu bikomeye. Naje kugira umugisha igihe kimwe, ibyo nza kubirokoka, ariko ntarabirokoka, ndacyakomeje kugira ngo mvuge intandaro yabyo. Igihe kimwe naje kuva imuhira njya mu ishyamba, njyana na mwene data witwa kwa data wacu witwa Celestine, navuga ni nka mukuru wanjye. Tubayo turakora, n'uwitwa Paul Nsengimana. Abo ni abantu bafatika, wagenda ukaganira nabo ukababaza. Yego. Mara y'icyumweru twari turi gukora muri Jebeka, aho bitaga mu Gikungu. Bavukunda kubabona ku ntobo. Dutashye rero ntahana n'uwo Celestine mukuru wanjye wo kwa data wacu, duhitira kwa sogokuru, ndaharara. Ngeze imuhira numva ko hari inkuru z'uko kwa papa bahibye. Noneho iyo nkuru maze kuyimenya, ubwo bwakiye mu gitondo mbyuka njye kureba ibyabaye iwacu, mbese nta hano mu rugo. Yego. Ngeze mu rugo rero nibwo nasanze abahibye bari abakobwa babiri, nsanga babajyanye kwa konseye, niko kera icyo gihe babyitaga, ni kwa konseye. Ubwo mpageze abakobwa bati n'uyu twaribanye. Numva binguye gitunguro. Abo bantu twari kumwe ndavuga nti rero ngewe ntabwo nari ndi mu rugo,
nari ndaha naha nari ndi kumwe na runaka mbavuga mu mazina, uwo Paul Nsengimana ndamuvuga, uwo Celestine ndamuvuga, ariko konseye ntiyabyumva, aravuga ati ubwo abantu batari no kwemera kuriha, aha abakobwa babiri bakaba bari kuvuga bati uyu muntu twaribanye kandi akaba ari uwo mu rugo, reka mbajyane. Aratugemura atujyana ku karere. Noneho batugejejeyo, ingorane nahuye nazo zidasanzwe zabayeho. Ni inkoni nahakubitiwe inkoni zidasanzwe zitabaho, bavuga bati ntago wemera kuriha. Nkibaza kuntu nkabwa nti ntago ibi bintu nabyibyeho, sinari mpari, nari ndahanaha nkisobanura, ariko biranga. Ikintu cyantunguye, abo bakobwa, umukobwa umwe witwa Nyirabarera aravuga ati ngewe rwose uyu musore dusambanye karindwi imbere y'ubuyobozi, kandi pe kubeshya n'icyaha. Natunguwe nyene no kumva umuntu avuga ngo dusambanye karindwi, ntarigeze mvugana nawe n'ijambo na rimwe, ntarigeze nganira nawe n'ikiganiro gisanzwe. Hari ukuntu nyine abantu babaganira yenda bagendana bagirana utuganiro dupfuye, cyangwa se bajyana n'ibiganiro bisanzwe tutarigeze tubigirana. Birantungura. Ni naho ubuyobozi bwashingiye buvuga buti byanze bikunze ugomba kwishyura, none ko atavuze undi ko umuntu yakwibeshyira ko asambanye karindwi, ariko kubeshyira koko nuvuga ngo yaratinyutse nshinza gutya. Ariko nyine abo bakobwa uko bari babiri, umwe niwe washinjije, undi nawe arabihamye, mugenzi we nawe arabihamye. Nibyo rwose, nibyo rwose. Ubwo rero byarantunguye, cyanambere ikintu gikomeye. Ubwo icyo cyarahise, ubwo ibyo kuriha ubwo byahise bibitegeko, ntago kwabayeho kuvuga ngo wenda ngo hari ikindi kirakorwa, byabaye itegeko, ndetse n'inkoni zibibafashijemo. Na n'uyu munsi ndagira ngo nkubwire ko izo nkoni ntazibagiwe. Iyo buno nibwo bimaze gukira muri ino minsi, ariko namaze nk'imyaka 5 ngenda nakwikanga nkumva imibyimba y'inkoni irabyutse, ihagize ikintu kinkanga kumwe umubiri gushobora kuba gumvise ikintu bwangu, nkumva imibyimba aho bayikubise irabyutse. Ubwo rero ibyo byaje guhita ababyeyi bemera kuriha, yewe na ntuza arabizi, witwa Harerimana yari responsable w'iyo serire yacu twari dutuyemo, nawe abiziho cyane. Ubwo igihe cyaje kugera, turataha, fata umugambi ukomeye, Imana yankijije. Nafashe umugambi ukomeye, Imana yogahoraho yangiriye neza. Icyo gihe nafashe umupanga, hari ku cyumweru, nubwo ntibuka ngo yenda nijyari ngo ni itariki zingahe, nafashe umupanga ndawutyaza. Uwo mukobwa witwa Nyirabarera yari yagiye mu isoko, yari yagiye mu misa, mbizi ko yagiye mu misa, nzi n'inzira akunda gucamo. Ndavuga nti byanze bikunze uyu mukobwa ntabwo ari bunkire, ndamwica nanjye cyo koze nzi ko ndapfa, mpite sezera basi birangire, ariko ne kujya mubona mu maso yanjye cyangwa ngo we amboneho. Ibintu yankoreye birarenze, numva ntabyihanganira. Umupanga ndawutyaza, ndagenda nicara mu nzira yakunda gucamo, hari hafi ku kiraro cya Kore. Urabona umaze kwambuka ikiraro hari akayira ka Kinyarwanda ugo dokamo ushaka kwerekeza iwacu, niho yakunda guca inshuro nyinshi. Ndahicara rero ndamutegereza, mu masaha ya 9, 10, 11 ndamubura. Imana rero kuntu ari umukozi w'umuhanga, ntago yamwemereye ko anyura mu iyo nzira. Nakurikiranye amakuru nza kumenya ko yatashye agaca muri Gasovu, aca ku Gatare, arambuka ka Muhozi, arambuka aca ruguru, none haca ku kiraro yambukira mu nzira igi wabo atanyuze aho hasi mu kabandi. Ariko ubwo Imana yitankora icyo gitangaza ngo indinde, ntago nzi iherezo ryanjye kuri bari meze. Mba nshobora kuba mba narapfuye icyo gihe maze kumwica, sinzi suko byari kugenda, ariko icyo ni igitangaza Imana yakoze. Ibi ntambutsamo ntabigizemo uruhare, kandi ntanagambiriye icyiza, ahubwo yo indenza uwo mukuku nari nagombaga kurwamo ari njye wishyizemo. Ntibyaretse rero, Imana yinagushaka sinzi ukuntu ibigenza, sinzi inzira ikoresha, igomya kugenda ishakisha uburyo bwose bushoboka.
habaye igihe noneho nza kujya mu isoko nanone njyana n'uwitwa Andreas aho inkuye we uramureba ni mwene Papiyasi urabona hatuye hariya mu gahinga ikabeza njyana n'uwitwa Hishamunda nawe ntakiriho ni mwene Matiyasi noneho ubwo nanjye nari wa gatatu tujya mu isoko tuvuye mu isoko rero mpura n'uwitwa Bagarira yose turi gutaha n'uwitwa mwarimu Venanti bigirwa n'Imana yari yaranatwigishije gatoki noneho duhurira mu Mburamazi Venanti ati rero mwabana mwe mugende babahe agacupa twaragiye turanywa turataha ariko Bagarira yose adusanga turimo dutaha afite ijerekani mu ntoki isa naho irimo nk'amacupa 2 y'inzoga cyangwa icupa rimwe cyangwa se amacupa 3 ashaka kuno kuvuga ngo tumwe kwiyo nzoga ye turavuga tutoya twanyoye twahaze ntabwo turasangira ntabwo twenda kwinywaho turitahira ariko atuze inyuma ikintu cyantunguye nanone cyabayeho uwo muhungu niba yari we wagiye kwiba niba rundi bajyanye niba se byaragenze gute ntabwo byo kubisobanura byamba hafi ariko icyo nzi cyo nuko yagiye kwiba ahantu icyo numvise bahamufatiye ahita avuga ati narindi kumwe na Duwari narindi kumwe na runaka uko twari batatu aratuvuga ariko Venanti we ntiyamushyiramo birangije nahise nibuka intambara nahuye nazo za nkoni ndetse mpita numva n'uburibwe bw'inkoni buraje njye nafashe umwanzuro wo guhunga nuvuga ngo uwo yarabaye wa kabiri wongeye kukubeshya nafashe umwanzuro wo guhunga yego noneho Imana yo kabyara ifata uwo muhungu witwa Andreas aho inkuye imuteramo ubutwari aravuga ati ntabwo numva ko twarengana aba bantu twari kumwe twanatahanye twagiranye mu gataba uwo muhungu ntitunatahana ngewe urubanza nzaruburana na nubu njya mutekereza nkavuga nti uyu mwana yakoze bya kigabo urubanza rero yagiye kuruburana amaze kujya kuruburana baramubwira batumva rero uritambitse ugiye kuburanira aba bantu uko ari babiri kandi mwarakoranye icyaha muri batatu nuramuka utsinzwe bizagenda bite aravuga ati nindamuka nsinzwe nzariha ariko aba bantu bararengana ngewe nari impari twari kumwe twaririrwanye twaratahanye urubanza rero nawe araruburana rubanira ku karere atanga ibimenyetso byose bishoboka urubanza arutsinda nge narahungiye ahantu hitwa Igihinga ubwo ndi Igihinga rero nahungiyeyo nabonye akazi ko kubaka dore ko kubaka byo nari narabyize mu mwaka wa 8 noneho adusaba ko tumwubakira igikoni njyana n'uwo Yozefu naye nahungiyeho kugira ngo muhungireho nabwo twari twamenyanye ari mu bitaro arwaje y'umuntu nanjye ngiyeyo ndwaje y'umuntu turahahurira tumenyana gutyo mbese tugirana ubumwe bisa naho hanyeretse niwabo bituma noneho njyayo ahubwo ngiye mpunze reka rero tuzajye kubakira uwitwa Mbwira bumva igikoni n'umugore we witwa ntago ndi kumwibuka neza ariko reka mbe muretse mu gihe turi kumwubakira habaye nko mu masaa 8 saa 7 aho ngaho uwo Yozefu w'Igihinga arambwira tumva rero nubwo twari turi gukorana ngewe akazi ndagahagaritse ariko ntiyari yigeze abimbwira mu gitondo ngo abinsobanurire ngo yenda ngo ambwire ngo biragenda gutya ahubwo yahise abimbwira muri ako kamwanya arambwira tumva akazi ndagahagaritse nubona urampa igice umpa igice nubona urampemba umubyizi umpemba umubyizi nubona utarampemba nabwo ubyihoreye nta kibazo gihari atariko ndagahagaritse se ugiye he wa muhungu ati ngiye kwiga indirimbo mu mutima wanjye hahise hazamo ikintu ndavuga nariko se agiye kwiga indirimbo iyo mana basenga isumbi y'imurunda iyo mana irahaganaye iba hehe mu mutima wanjye maze kubyibwira ariko nongera kugira undi mutima wo kuvuga ngo reka nge guhinyuza ndebe ko haba hari imana isumba y'imurunda ubwo rero yaragiye ariko ntarafata umwanzuro ngo bimubwire yaragiye
ndamukurikira ndamucunga mbona ararenze. Ndamuhamagara ndamubwira nti garuka nkubwire. Yego. Mu mutima wanjye ibyo byari byamaze kwinjiramo, amaze kugaruka araza ndamubwira nti rero ntireka nanjye nkarabe ntitujyane. Yego. Ariko mu mutima wanjye wumvise icyayi cyamaze kugeramo. Warogiye. Ubwo rero naragiye turajyana tugerana igihinga nsa naho namukereje gato ariko bitarenze, bamanza bajya mu masengesho. Bayarangije gatoya bajyaga mu cyumba nyine muri akagurupe binjiramo gatoya. Ngirirwa ubuntu bangirira imbabazi bemera ko mpinjira, ndahinjira cyakora mpava numvise ko Imana ibaho ivuga. Ariko iyi murunda nkabanzi ko itavuga cyangwa se yiwacu iyo yaho nabaga. Nshobora kuba natambamye nkavuga cyane murunda yenda abantu bakabyumva nabi. Yego. Ariko ntago nanone guhisha ikintu wabonye ari byiza. Yego. Ubwo rero twaje kuva mu masengesho arangiye maze kubona maze kwiyumva mu ijambo ry'uko Imana ivuga, kubera ko hari ibyanjye yari ivuzeho kandi babivugaho nta muntu nsezeranye nawe, yewe n'uwo Yozefu yo tutajyana nari kuvuga ntiyende yaciye ruhande ajya kubaganiriza. Ariko twarajyanye turaninjirana, aranasobanura ngo ndi kumwe n'umushyitsi. Hari umukozi w'Imana witwaga Vincent, avuga bimwe na bimwe, habonekamo n'undi abivuga ukundi, Vincent akabisobanura, mpita numva n'ibyanjye. Ubwo rero ibyo byararangiye bajya kwiga indirimbo. Bagiye kwiga indirimbo ninjiye mu rusengero bararirimba, numva ngize umutima wo kumva ko bari bagukwiye kunkingirana aho hantu ko ariho hari umutekano, ko ariho hari amahoro. Ariko ntibyazaga gushoboka, nyine byararangiye turiga turataha. Ariko ngira umugambi wo kuzasubirayo. Maze kugira umugambi wo kuzasubiraho rero, aho narindi nahuye n'urugamba rwitwa inzoga. Urugamba nyine nanywaga inzoga. Noneho igihe kimwe rero naba mvuze ngo inzoga ndayiretse, ntago ndayinywa, ngafutwa n'uburwayi. Uwo Pasikazi ya nyiraminani nahoze mvuga hari n'inshuro nyinshi yagiye kugura imiti, nagiye ndemba nyine kwa kundi abakristo bakora ubwitange bakajya kwigura bari kugira ngo barebe ko ntarapfa. Imiti nkayinywa, ariko igisubizo kikaba cyo gusubira ku nzoga. Igihe kimwe ndetse umugabo umwe arambwira tumva rero buretse kureka inzoga dore ndataze uzaza kuyireka byibura turangije kunywa ingiyi. Ariko nabyo ntibyazaga gushoboka, uretse ko byageze igihe Imana ikora ikintu gitangaje. Iki ni nkivuga benshi abangabo b'igihinga ndi kuvuga barakizi. Umugabo yagize acya arahogera, si ubwa mbere yarahogeye, si n'ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu yarasongwa gukora ikintu cyo guhogera. Yarasanga ari umuntu wenga inzoga. Amaze guhogera rero ari kuvuga ati ejo bundi tuzayinywaho izaba yahiye, kandi mbikiye duwani yazanywa akayoga kanyuma. Bwakeye mu gitondo asanga mu muzinga nta kintu kirimo, umuzinga wumye, hasigayemo imbetezi bya bindi bahogeza amasaka mbese abese. Iyo nkuru bayinzaniye nkiri mu buriri aho nari incumbitse cyangwa se aho nari narahungiye nkiri mu buriri. Nyizanirwa n'uwo mugabo witwa Yozefu, arayimbwira, mpita mubwira nti Yozefu ntukome, ntaho guceceke, ntihongere kubivuga, ntibyo byago ninjye watumye bimugeraho. Niyo magambo namushubije, na n'uyu munsi ntekereza ko ashobora kuba kiyibuka. Ibyo rero byararangiye, ndongera nkajya njya guterana noneho mu masengamana ya mu gitondo aho igihinga, byanashobokera no ku cyumweru nkajya mu materaniro. Mu materaniro nayajyamo, nagera mu rusengero nkumva ni byiza, nkumva mfite umutekano, nkumva amahoro nabuze niho ndi kuyabonera. Noneho naba nsohotse ibyago bya nyuma nagiraga no kuvuga ngo nimusohoke mu rusengero mutahe musubire iwanyu. Nagiraga ku muryango nkahahurira n'ikintu ntazi cyari cyo kigahita gifata umutima, nkumva kirawukuruye mpaka nkumva kiri kujyana kuwushinga icupa riri, nkumva ndi gutagera icupa riri urava amahane umwuka gurahera. Yego. Nkagenda meze nk'umuntu uri mu kiziriko jugujugu naho inzoga iri,
nubwo cyaba igitonyanga kimwe umutima ugasubira mu gitereko. Yego. Ubwo rugamba narubayeho, ariko Imana igira neza iranyarura kugeza uyu munsi. Urabona ko ndiho ntuje ntekanye, nubwo ibibazo bitabura kubaho mu isi, ariko Imana hari aho yankuye, hari naho yanteretse. Yego. Rero numva yenda mu ncamake ibi n'uwabicumbikira aha ngaha, hari uwabyumva nakumva aragize uburushyi budasanzwe, akumva ibintu byo kuraguza byaramubayemo, akajya mu bapfumu mu buryo budasanzwe. Natarutse ikintu gitoya hirya cyane cy'ukuntu bajyaga mu muryango icyo gihe navuzeho ngo numvaga ibintu biniga. Hari ukuntu bajyaga batereta nk'umuntu bakamwishyikiraho ngewe ntabizi, bakamubwira bati nyamuneka uzatujyanire runaka mu bapfumu. Bakaza bakanyiba bakanjyana, ngewe nkagenda nzi ko mperekeje mugenzi wanjye w'umusore, cyangwa se yambwiye ati rwose nyamuneka umperekeze. Nkagenda nsa naho numva ko muherekeje, naho we yanguze cyangwa se bamungurishijeho, agahita njyana akangeza mu bapfumu. No mu bapfumu nagiye ngera wundi hazi nzi ibyaho. No mu bapfumu wagezeyo? Nagezeyo nzi ibyaho, nzi n'ibinyoma byaho. Kandi reka nkubwire mu bapfumu uzahitondere. Umupfumu ashobora kukugeraho akakubwira ibintu byumvikana wabonesheje amaso ukagira ngo koko ni umuntu w'ukuri, ariko ni uburyo bwo guhuma amaso abantu kugira ngo bagire ngo ibyo bavuga ni iby'ukuri. Nyine biratangaje ukuntu umuntu ajya mu bapfumu ngo agiye gushakirayo inzu nziza kandi n'umupfumu ntayagire. Ibyo rero bibaho, ariko umupfumu umutego ashobora kugufatisha. Sinzi amayeri akora, ashobora guhita akubwira ngo ubwo wari uri kuza hano wageze aha n'aha utambuka iki n'iki, wareba ugasanga wagitambutse. Naho ni imitego yari yamanje kugutega kugira ngo azayifatishe nk'ibimenyetso biragufata. Satani buriya azi ibintu byinshi, iyo inzira uri bucemo abazi uko biragenda. Niyo mpamvu iyo mitego imanza guhita iboneka. Ubwo rero mu ncamake tudatinze muri iki kiganiro, numva twagisozereza aha ngaha, ubundi tukazakomeza n'ibindi ubutaha bijyanye n'uko Imana yangiriye ubundi igahita inyinjiza, ikanyerwa muri ibyo byose byatambutse, igahita inyinjiza mu murimo wayo. Ariko nkagira ngo mvuge iki kintu, burya Imana ikoresha imbaraga nyinshi dushaka, nubwo tutabimenye, nubwo abantu bariho batabizi, ariko Imana ikoresha imbaraga nyinshi dushaka. Muri make navuga ngo iravunika, ntivunika kuko ifite ubutware budasanzwe, ariko muri make ushatse wavuga ko ivunika. Urumva izo nzira zose nanyuzemo, mpura n'ibintu bimpungabanya, mpura n'ibintu bimpungabanya, kugeza ubwo nzagira mu muryango waho nzamenyera ngo hano haba Imana. Ariko nayo isanzwe ntuye nzi ngo niwaca Imana irahaba. Ko iyo twagiraga mu ndirimbo cyane ivuga ngo twaremeye kuzajya mu ijuru, numvaga ndi umuntu ukomeye, kandi numvaga pe ndi mu rwego. Ariko ntabwo ariko biri, ntabwo twaremeye kuzajya mu ijuru, ahubwo twaremeye gukora imirimo myiza kugira ngo azari duhesha. Imana itugirire neza. Urakoze cyane, ariko ndagira ngo tubwire ukuntu inzoga waje kuyivaho, dusoreze kuri icyo. Urakoze cyane. Buriya uburyo inzoga naje kuyivaho ni igitangaza kinini. Ni nambi kubwira urumva bitabaho. Ngewe nari ndi muhira, inzoga naragumye kurwana nayo. Unanyibukije akantu nari natarutse, igihinga hari umugabo w'umukire yakamaga amajerekani 6 y'imitobe ntayahogere niba kiriho, ariko manza atakiriho, yari umusaza, ari umukirisitu, akayasengeza. Uwo mugabo namutonganirijeho Imana. Navuze amagambo akomeye icyo gihe narwanaga n'ugo rugamba rwo kureka inzoga. Ndavuga nti rwose Mana, ngewe washobora kuba warandemeye kurimbuka. Ntabwo numva neza kuntu umugabo yaba kama inzoga 6 imitobe 6 akayigurisha ntanywe inzoga, ngewe uracungana no kujya kuyinywa nyivumbye nyiguze, akaba ari nge ugumye kunywa inzoga. Ntabwo mbyumva neza, ntishobora kuba naremeye kurimbuka. Ibyo mbitonganyaho Imana, ahubwo Imana izambabare. Rega turi abantu turoroshye, sinzi ibintu ibyo tuvugaho tubikora. Nari kwitonganya ngo ndahigirane, ntacyo nari ndayitwara, ariko ayo magambo narayavuze. Rero igihe cyaje kugera, ndataha navuye igihinga kuko naje gukurikirana inyigisho z'umubatizo, nza kuzigira ini wacu igatoki. Noneho mu gihe rero niteguraga kuzazikurikirana, naye ndi muri urwo rugamba rw'inzoga, rwarananiye, ariko ngumya kubwira Imana nti rwose Mana, ahari ngewe bimeze bite ko mbona rwose byancanze. Uwo mugabo nkongera nkamutangaho urugero, nkavuga nti umugabo ukama amajerekani 6 ntahogere ngo anywe inzoga,
agasengeza ahubwo akagira agasengeza imitobe akibera umukirisitu ngiye bikaba byarananiye nta n'urutoki ngira bimeze bite ndi mu rugo rero igihe kimwe papa yari yenze yanakamye agiye gutura inzoga ahantu ndetse yaranazituye ahubwo manza yarazituye iriya bita ngo ni mutwabugeze kuwitwa nta uruhunga asiga mu rugo hari ikibindi cy'inzoga kigeze nko ku macupa 40 cyangwa 45 kuko wari ubindi umuntu yakwicaramo ntibamubone noneho ngewe ntago nari natashye ubwo bukwe ahubwo nari ndi mu rugo uwo muntu yari yaramugabiye inka bajyanye inzoga zo kugira ngo nyina ahute ubwo bukwe bw'inka bazayimucyurire noneho nsigara mu rugo na mama yari ahari nimba ivuga mama we aracyatera kuka hashobora no guhita byumva ndetse n'abandi bana bari mu rugo nabo bashobora guhita babyibuka bazana inzoga mu gicuma turayinywa turayirangiza isa naho ishizemo kandi ubwo ntabwo inzoga zari zabuze nyine ukumva ko ubwo ruhindi rwari runateretse aho ngaho mu gihe nari ndaho numva mfashwe n'ikintu kitoroshye ntigeze menye uko cyaje nagiye kumva numva muri nge ntunguwe n'umuriro uteye ubwoba nkaho navuga ngo nita nuri ryakaga mu nda yanjye numva umuriro uragurumanye numva urandenze numva ntangiye kwibaza icyo nakora ndabuye ndasamera nk'uri kubuye aho ngaho nicaye noneho mu gihe nibazaga ibintu byinshi mbaza uko bigiye kugenda niba urupfu rwanjye rugeze niba se ngiye guhira aho ngaho numva umutima urankomanza urambwira ati rero nyamara ushyize amazi muri icyo gicuma nk'ibikombe 2 ukayanywa ukanywesha uwo muheha wakira amazi nahise nyasukamo byibona nabaje nyine ubwo nahise mbikora nihuse nk'uwirengera ko numvaga binkomeranye noneho y'amazi nyasuka muri cya gicuma ibikombe 2 n'ubundi ndongera mfata nkomeza kunywesha wa muheha gwari gunarimo nasoma igitonyanga namira mbese nk'uri kunywa n'ubundi inzoga namira igitonyanga cy'amazi nkumva wa muriro numvaga hagabanutseho ikintu kikagabanukaho nyumva kugeza ubwo nanyoye y'amazi ndi kuyanywesha umuheha mba ndayakonoje nyamaze mu gicuma numva ibyo biroroshye ariko mu gihe nanywaga ayo mazi nyanywesha uwo muheha gari mu gicuma cyangwa se nyesukamo habaye intambara itoroshye ko mama yari ari imbere yanjye aho ngaho twari turi kuziko twese tuhicaye mama arantuka cyane ariko ntabwo nigeze numva uburemere bw'ibitutsi yanutse avuga ati wa mwana manzi uzaba inkunguzi ntabwo ibyawe byoroshye habuze iki ko hari ikibindi kigicugaye mwagiye kudaha inzoga mukongera muri icyo gicuma mukongera mukanywa ntabwo ibyo nigeze mbyumva ngo mbiha agaciro nta nubwo nabihaye munye ntabwo byagize mu ruhare ahubwo icyari kirifite agaciro ni igitonyanga cyurukaga kikagwa mu nda nkumva hari ikintu hari umuriro ugabanutse ngeze ubu naje kwerangizamo rero numva umuriro washize hasigamwe ibintu bidakanganye icyo bumvise navuze nariruhukije ndavuga ntaho yego impande urakoze ntuzongere kubona hari umuntu tuzitegeze umuzongera kumpereza inzoga niyo magambo navuze nkoresheje barabyumva ibyo babyumvishije amatwi rwose mbivuga yego babyumvishije amatwi ariko ntibazi byari byambayeho yego ubwo rero imana inkiza gutyo kuva icyo gihe kugeza ubu ntago ndakoze inzoga mu kanwa yego wahunze umuriro birumvikana ariko ni imana yabyigiriyemo uruhare yego nta mbaraga nasizeho dore ko abantu yenda bajya no kwihandagaza bakirarira yenda ngo mbe naravuze ngo ngiye ngo iki narakihanye ni imana yaje igikorera muri nge ngo mbwira abantu banyumva cyangwa abanteze amatwi nubwo inzoga yahawe intebe cyane ndetse sinayo gusa n'ibindi byaha bibaho n'ubusambanyi n'ibiki ariko ndagira ngo mbabwire ko inzoga atari nziza mu buzima uwashaka yafata umwanzuro akareka ubusinzi akabaho yishakira ikintu cyamuhesha amahoro kuko ubusinzi ni umuyoboro wa mbere wo kugeza umuntu mu bibi nagiye ntari ku tuntu twinshi ariko hari naho nigeze kugera barantangira bantangirana na mwira wanjye reka rero mbivuge mu nca nari ndi umugaturika nyine nsaba ako ngatereyemo kubera ko kaje ku mutima uwitwa Batende Yohana w'Igatoki ni umukristo
yabivugaho. Ntabwo nigeze nsangira n'uwo mukobwa, ntabwo nigeze nicarana nawe, ahubwo yaraje nsanga aho ngaho kwa Yohana, aho Yohana yakoreraga, n'ubundi mpicaye ndi kwinywera inzoga. Ubwo rero hari nka saa 12:40 cyangwa se reka mvuge ko saa 12 zishobora kuba zari zigeze, bahita baturundarundira aho ngaho, twe abantu bose basanzwe aho ngaho bose barabatwaye. Ubwo rero mbivugiye iki? Bivugiye ko iyo mba ndi umuntu utanywa inzoga, hari igihe iyo saa 12 ntari kuba ndaho ngaho, ntacyo ndi kuhakora, nari kuba natashye. N'abanyumva rero bashatse bakumva ko inzoga ari umuyoboro wa bugufi wo kuba wakugusha mu mutego utamenya, imitego itandukanye y'uburyo butari bumwe, y'uburyo bwinshi, ndetse ibyanditswe byo bikavuga ngo vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, ndetse ngo n'ushuka nazo ntabwo agira ubwenge. Birashoboka ko inzoga yagushukuka ntumenye ibyo urimo, n'icyo gihe mvuga ngo ndajya gutema umuntu, ntugire ngo nabyari gusa n'iyi nzoga yari irimo. Ariko ngo ndamutema ngo ndi kwihorera ngo kubera ko yambeshyeye. Ariko Imana ishimwe, uyu munsi ndayishima kubera ko yangiriye neza. Ubahange haba harazimye cyangwa se nkaba ndiho mu buryo bugoye, ariko yarandengeye inkiza amaraso y'umuntu. Ndetse si ibyo gusa, yagiye inkiza n'izindi mpfu zitandukanye, amaso yanjye akabibona ko indengeye. Imana ihabwa icyubahiro, kandi rwose umuntu uri bwumve ibi bintu ntabikerese ngo abiteshe agaciro, ahubwo nawe yumve ko hari icyo yakuramo kikamugira umumaro. Imana itugirire neza. Amen. Murakoze. Imana isumba byose, izina rya Yesu turagushimiye. Tugushimiye ko turinze mu buryo butari bumwe, ibintu waturengeje n'ibishyi byagombaga kuduhitana, ubugingo bwacu buba bwararengewe rwose n'urupfu, ariko ntiwabyemeye, ahubwo watubaye hafi, uduhisha mu mababa yawe, niyo mpamvu tugihumeka umwuka w'abazima. Ibyo turagushimiye. Komeza rero ubane natwe, utugirire neza, kandi aya magambo tuvugiye aha abazayumva nabo bagirire neza, cyane abazumva bari mu biruho nk'iyo, uzabarengera ubacira inzira, ubahe guhitamo neza cyane, byatuma baguhesha icyubahiro, kuko aribyo bizatuma nabo bishimira. Bibere byo kugira ngo ushyirwe hejuru, mu izina rya Yesu tubyambaje. Amen.